turagushimira ko ukunda kandi kutwitaho, turagushimira kurinda gukomeye watwigishije mwami, ko waturinze muri gahunda zose ziri ahantu, twatugiriye neza, tukaba turiho duhumeka, izina ryawe rihabwa. Twongera no kwinginga mwami Mana yacu gahunda yo kumanukira kubana natwe no kutugirira neza, uze ube mu bukwe, ugire neza umukwe, ugire neza umugeni, ugire neza abasangwa, ugire neza abashyitsi, buri wese ageze muri iki kirori mwami aze kugubwa neza kandi aze kugira umutuzo uturuka mu ijuru. Ngwino tugire neza rero ko turi mu mwanzi, turinde ibyaduhungabanya, abadayimoni batugendaho mu izina rya Yesu Kristo. Mana tugire neza, tugiye gutangira utajyanye natwe kandi usuzanye natwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Tugiye gutangira indirimbo ya 35 indirimbo z'agakiza, indirimbo ya 35 indirimbo z'agakiza. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi wa kabiri tudasanzwe kugira ngo muze muvuge umwete. Uyu mwanya twakiriye nyakubahwa pasitori wa paruwasi yacu ya Gatore, hanyuma adusuhuze abonereho no kwakira abashyitsi.
gushyingirana hakwiye kwivugaruka. Hari umuntu abazi impamvu byatuma Eric na Claudette badashyingiranwa nawe ubambaye amashyi. Reka dusabwe gusangiza impeta kugira ngo kibe ikimenyetso cy'urukundo rwo kudatana kandi natamaze gutanga n'iherezo no kwanga no kujya gutanga n'iherezo bari bafashe imbaraga z'urukundo bari umugisha. Reka byose dushima ko ushaka izina ryawe ryera. Watabasha gutabara kudahera hawe babere ubuhungiro bukomeye. Nyagasani mfite tugusaba Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, umugaragu wawe n'umuja wawe umugisha umutima w'imbuto zizana ubugingo budashira kugira ngo byose biri mu ijambo ryawe ryera bikabagirira akamaro bazabisohoreshe ibyo bakora. Mwami wacu wari mbazi uri mu ijuru ubahe umugisha kandi nk'uko Aburahamu na Sara umugisha ukabanezeza cyane abari kuwemera kuguha umugaragu wawe n'umuja wawe kugira ngo bitondere icyo ushaka bahore barindwa neza n'amaboko yawe bakomeze gukundwa nawe iminsi yose bazamara bakiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwami imbabazi data wa twese wo mu ijuru tuzi yuko ari impano yawe y'ubuntu ko abantu babwira turakwinjije umugisha wawe aba bantu bombi bazabyara n'abana babana bakundana urukundo ruvahuri ari abanyakuri babona uko bazatoza abana babo ingeso nziza za Kristo bagushimisha kandi bakubahisha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Mana ishobora byose biranye basokuruza Adamu na Eva irateza bakageza hamwe gushyingiranwa kwera iseko cye kuri umuntu rwawe gusesekanye neza aho umugisha kugira ngo ejo gukoresha imitima yanjye inezeze kandi mubane mukundana urukundo rwe n'iminsi yose muzamara mu kiruhuko. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mana data wa twese turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje tugushimira urukundo rwawe ku bwoko bwawe tugushimira umujeni n'umugambi wa Nyagasani Mana twashimye ko bazabana ubuziraherezo izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Reka tubasengere dusengera isezerano basezeranye mu isi bigaragaye mu maso yacu. Nyagasani Mana data wa twese abaturage b'inaha abaturutse Gitarama abakristo twese Nyagasani Mana data wa twese isezerano turibonye tugushimira isezerano turasaba kugira ngo byandikire mu mitima y'ubwoko bwa Nyagasani Mana bafashije imbaraga zawe no kukwera ijambo ryawe kandi uzabahe gutwunda uruvahuri Nyagasani Mana data kandi uzabahe umugisha urugo rwabo umugisha inzu yabo umugisha imirima yabo umugisha ibyo bagenzeza gukora byose Nyagasani Mana uzaha umugisha impande zose bafashije imbaraga zawe no kukwera ijambo ryawe reka byose bikushima no gushaka mu izina ryawe ryera. Amen. Reka dusabe Eric ahagarara neza twerekeye aramukuraho kariya kantu kari gutuma tutamubona neza areba nyine kugira ngo tumubwire kandi niba kuba wowe ahubwo aramukuraho ako kantu.
dushimiye umwanya twabanye natwe akira amashimwe Imana data twese n'abakuma Mana no kubera kandi bakirana waturinze kandi twari umwanya ijambo rye tugiye kuganira kandi neza cyane ifashisha imbaraga zawe muri twebwe ijambo ryawe kandi nyagasani mpamvu yo kumva no kugira yageze mbere y'ishimwe n'abamushimanye bwa byose gushima no gushaka ubuzima bwawe reka ndagira ngo igitabo cy'imigani igice cya 18 umurongo wa 22 hari ijambo nshaka kugira ngo tuganireho rito. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Haleluya. Amen. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza kandi akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Nashatse ko tuganira kuri ijambo ryitwa umugisha. Burya abantu tugira umugisha w'uburyo bwose. Hari ugira umugisha wo gutunga, hari umugisha wo kubyara, hari ugira umugisha utandukanye. Ariko umugore mwiza ni umugisha umuntu aba ahawe n'Imana. Ntabwo ari umugisha uhawe n'ababyeyi. Hano hakurya naho hirya yaho gato wenda marangirije rimwe hari aho batubwira ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Urugo, amatungo, ubutunzi ababyeyi nibo babiguha, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Ubonye umugore mwiza nawe aba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ayo magambo abiri biragira ngo tuyasanishe tuyahuze. Umugisha, kugira umugisha uhawe n'Imana, kugira umugisha ukomoka ku Mana ni ibigira uko bisa. Haleluya. Kugira umugisha ukomoka ku Mana ntibigira uko bisa. Ejo bundi babwira abantu ni abagabo benshi kenshi dukunda guhabwa umugisha, tukagira umugisha duhawe n'Imana, ariko uwo umugisha tukageza tukawiyaka. Twamara kuwiyaka tukaba ngo twashatse nabi ngibi nibi, ariko kumbe twaragize umugisha tukabikura agaciro. Mugabo ntuzatinde gusaba imbabazi umugore wamugosheje. Umugore uca bugufi usanga umugabo wawe imbabazi wamugosheje. Buriya rero abantu bakuze mumaze kubwira kera igisaka cy'isaka bavuga mu muco areze amen amen. Twebwe umuco wacu mu Gisaka iyo umugabo yarakaraga yamara kurakara agakubita umugore urushyi, umugore ahita agaca bugufi akicara
ndetse n'imana kubaza kandi umuntu Imana bagomba gusenga ku bwoko bwawe tugushimira ko ugiye gusenga ku bwoko bwawe ndetse n'imana kubasubiza na byose bikomeze kugushima gushaka mu izina ryawe rero ushatse urabona iki mwagurukiye dusoza iyi gahunda Imana data twese umwana hamwe n'umwuka wera abana namwe mwese abaturutse mu majyepfo abo hano mu burasirazuba abana natwe twese igihugu cyacu cy'u Rwanda uhereye none ukazageza iteka ryose. amashusho wacu ababwira ati nabyo nzabushyira kuri mugababwira ati byari bimeze neza marene na pare mukomeza mutsimbagira gake gake ariko mugenda mugeraho mufata feri hari ibikorwa byanyu aho twabateguriye mutaramusiga neza mutsimbagira gahoro gahoro mutsimbagira gahoro gahoro umeze mugururire yo marembo rwose amashyi menshi cyane umeze mukimbagire gake gake umwanya n'uwanyu Yezu yatunganye imitima igiye kuyafungura nzi yeze abatari bonye bahe ikibatunga byona bidukwiriye bidana n'abakwizera bose mu izina rya Yesu amashyi menshi cyane ku mana babafashe kugira ngo batuzimanire umukwe n'umugeni nuko ari ubanze kumwakira wabwiye undi ko amukunda oya rwose mwegere umufate aho inyuma mu gihumbi mubwire uti sheri wanjye reka nkwakire nkuhe ku mutobe mwiza uzimaniwe bwire uti mugabo mwiza jya umwongorera gake gake tujya usoma kuri divayi uzaba wazanye umugabo burya ngo ntaganywa rimwe gusa umugabo anywa kabiri cyangwa gatatu. turabakiriye Imana ibahe umugisha ariko ntaragira icyo mvuga cyangwa se ntaratanga ikaze ku muryango twagannye ukaba waduhekeye umugeni bakaba bageze hano bavuye mu majyepfo mu ntara y'amajyepfo ndetse mu karere ka Muhanga. Ndashaka kwiyegereza mwarimu muri uyu muryango wacu ndetse nk'umubyeyi wacu mukuru kandi twari turi kumwe kugira ngo ibyo ngiye kuvuga cyangwa se ibyo turi buganirire hano ariko abanze aduheshe umugisha uturuka ku Mana yacu. Mwari karibu kandi aba bantu barakuzi bo mu majyepfo rugenda bari duha umugisha wawe murakoze. Yesu nashimwe. Amazina nitwa Munyarukundo Emmanuel yo mazina yanjye. Hanyuma tugiye gusenga amasengesho menshi ariko hari isengesho Yesu yatwigishije iyo tugiye gusenga ryonyine uryumve mu magambo cyangwa uryumve mu cyo rivuga tugiye kuvuga ngo data twese wo mu ijuru hanyuma dusoze iryo sengesho hanyuma uryumva ryumve kandi ko Yesu yavuze ngo mujye musenga mutya data twese wo mu ijuru data twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe
ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mugihe none ifunguro tuzi ko bukeye, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarira bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe kuko n'iteka ryose. Amen. icyo dukwiye gukora dukwiye kugikora. Mumwongera amashyi rwose, adusaba imigisha ku Mana. Mwana wacu ishimwe cyane, arakoze. Kandi umusangiza w'amagambo cyangwa se umuntu utubereye muri uyu mwanya wo kutwakira koro, ndagira ngo ujye ejuru tukwakire muri uru rugo cyangwa se muri iyi sare twateguye kugira ngo aha hantu tuhabonere umugisha. Nizera rero yuko kuva mu gitondo kugeza amasaha ageze kure, turakwakiriye. Kandi iyo tukwakiriye tuba twakiriye na delegasiyo mwazanye cyangwa n'izi mfura mwagendanye. Ndagira ngo rero kubera yuko ari ibyo twavuganye, ndashaka ngo mbanze nkwakira, ariko ntabwo twahirukanaga kera. Igira imbere tubanze dusoza mu gisaka cyacu. Baravuga ngo Yesu akozwe iteka ryose, bakavuga ngo amashyo. Mu by'ukuri n'indamukanyo nyinshi hari n'iy'abana b'Imana ahimbazwa. Yewe tuyiziranyeho kandi turi kumwe. Imana ibahe. Iburasirazuba aha ntabwo riri kurasa, ahubwo ririmo rirarenga. Rero wicarwe neza. Nizera ko abasare banjye cyangwa se iyi nzira nakubwiye yuko no mu Bushinwa njya mpakorera. Iyi nzira ni iyanjye kurinda ngeza mu majyepfo. Murakoze rero, reka bakwakire kuko umunsi ari muremure. Murakoze cyane. Ubu ni ubuki bwengerwa hano iwacu Gatore, made in Rwanda. Ariko reka nanjye mbuhe umugisha, kadusenga Imana. Kugira ngo ahantu tuvuye urahazi, pasiteri aduhaye umugisha, ariko natwe reka dushyireho uwacu. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye iri funguro rigiye gutunga imibiri yacu, rigeze ritunganye, rimaraga n'umugisha wa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Rero kera twarataramaga, ntabwo twataramye tuga sape sape soma. Nishye ndi busome mbere kugira ngo numve. Aho nanye nsakuza sakusa soma. Ubu ni ubuki bwengetse, ntabwo twaguha ubuki butengetse kuko ibintu wadukoreye ni byinshi. Turaza kwivuga ibigwi mu kanya, turasirimba, turavuga hano, turaza no gutarama rwose agati gaturi. Genda ube wicariye, ariko hari icyo tutakoze. Iyo tuvuze gutya Ubuzima bwacu kandi namwe bibageraho mwese. Hano rero ibintu birahari, mwicare mugwe neza, tugiye gutarama. Murakoze cyane. Thank you.
kandi turagira ngo muze kujya mutugaragariza ibyishimo, tugaragariza akanyamuneza, mutwereke rwose ko mwatwishimiye. Hanyuma rero kugira ngo dukomeze na gahunda, reka tubasabe kugira ngo abageni bacu bahaguruke. Pare na marene burya ntago mugomba gusigara igihe barimo basoroma ku mbuto. Duhagarariye ku ruhembe rw'umuheto mu muryango, baduhereye ikaze umushyitsi, ariko kandi urakoze. Akoze Apolineri, ikaze kuko natwe ntacyo twahuriye mu muryango wawe cyangwa se uhagarariye wa Siriake. Murakoze cyane, bakumere n'amashyi kuko twaganiye byinshi, kuko hari icyo ufite wavuga. Murakoze. Twabitinzeho, twagusabye urusabo ndetse n'inkwano. Ibyo byose ko tubigusabye wabitugejejeho ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani. Ubwo rero umuryango wacu natwe turabuti rero ntabwo twatunga inkwano dutunge n'umugeni, kandi umugeni hari umuryango wamubengutswe. Ku itariki ya 14 rero umuryango wacu naje mpagarariye, twaje tuguhekeye umugeni mwadusabye mukamukwa. Ijambo ryatugezaga ni iryo. Murakoze. Hanyuma turabigenza kwa kundi n'ubundi, ubwo undi kamukunda arabanza kumwakira. Muzamure gake kuri volume. Noze guti nzajya nongera ndumeho. Mugabo ararya mwongere rwose, mwongere umugabo, mwongere atamire, nyabuna mugabo tamira. Amashyi menshi cyane rwose, tubashimire basa, mwongere rwose. Imana igumbugisha. Ugati nzajya ndeba no ku muceri nawo uwutamire, uhekenye ubanze uwumvirize, wumva ko Yesu agira neza. No kubitera imbaraga naho nzaguha. Ibanga nararimenye, namenye ko umugabo wariye ahahira urugo. Ririya ni ibanga. Mbabyeyi mwaturutse Rugenda bari rwose, aho muzehe atari bihora ingeri ingenda hari. Rero twagiraga ngo nawe utwereke muzehe na mukecuru kugira ngo ejo aho tuzahurira tutazabaho tukamwibuka. Murakoze. Kubira ahangaha erero irahari. Zamura ibiganza turebe. Ushyigikira abana bacu, mubaha impano rwose, mubasuhuze, mubifurize urugo ruhire. Mubikore twihuse. Hanyuma ababyeyi b'umukobwa babitegura kugira ngo bahite bagenda batange impano y'imbuto bateganije. Thank you.
mubashyigikire rwose abana bacu mububakire urugo. tukaba twaje gushyigikira mushiki wa ababyeyi b'iwabo w'umuhungu banze begera hano hafi. Mugabanyo. umukomera amashyi wani usenga rero rwose nanjye mbi Kigali ngo urabizi ubwo utaragera iwanjye nuko uzadusura kandi turakwizeza yuko ushatse umugabo ufite ubwenge niyo senga n'umukozi turabishimira Imana hanyuma wigendera Imana bamugisha abantu baturutse gakeya hanyuma kugira ngo dutangire itangazo ku bantu ba AR Acyuruzi. Ejo murabizi igikorwa dufite bigenda bari ko mwaduhaye umukobwa mwiza Claudette, turagira tuguhe ikaze mu muryango rwose, turagira tukubwira ko tugukunze kandi tuzakwitaho uko dushoboye. Umuryango wacu ni mugari, umuryango wacu ni mugari. Bariya ababyeyi ubona bakenyeye ibisa, mwegere hano, mwegere hino gatoya. Abangaba ni ba nyoko wanyu, Nyanizimana nawe haguruka, uko tungana gutya turavukana. Uyu nguyu ubwo njyewe ndi nyirarume, uyu ni umwana wabo. Aba rero ni ba mabukwe wawe, ubamenye nabo bagomba kukumenya. Ubegere dore abo bose ni abacuruzi, baraguha n'ubwenge buke. Ugende mwicarire. Tumufashe ugukwiriye arahari. Ni Claudette Bihogo byiza byo mu Ruhongore naguteguriye kuva kera. Niyo nsengati Kebuka Claudette nkubwire, Kebuka umurebe nkubwire, mubwira ati Claudette mukobwa mwiza, mwana nakunze kuva kera, mata matemba mata n'itoto, menya yirabye inoni hose, akarabutuye ubusore bwanjye kazasaze katarabiranye. Ongera umurebe nkubwire, usubire muri iri jambo, nugera mu rugo ritekereze, wongere rusubiramo umubwire uti Claudette mwana nakunze kuva kera, mata matemba mata n'itoto, menyo yirabye inoni hose, akarabutuye ubusore bwanjye kazasaze katarabiranye. Imana ibahe umugisha, murakoze. turishimye
n'Imana mu mitima. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Turishimye. Turishimye. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Iyi ni korali abamo akoramo umurimo w'Imana, kandi tunejejwe n'iyo Mana yatumye aba muri uyu murimo, kandi akaba ashyigikiye n'itorero akarihesha icyubahiro, akaba yesheje icyubahiro korali abamo yuko atakoreye ubusa, Imana yakoreye kimuhesheje icyubahiro kandi nayo yahesheje icyubahiro. Haleluya. Kuri uyu munsi rero turanezerewe, niyo mpamvu korali yose ije kumugaragira kugira ngo imushyikirize Imana yamugeneye mu izina rya Yesu. Amen. Igihe barimo basuhuzanya bamuhereza iyo mpano, tugira ngo twongere twakire umushyitsi mukuru kandi harindi ijambo riri ku mutima. Mwese mure mu ifoto twarahara korali yari jamo abandi muri sare ese mama mwese murazamo mwese muzazamo urakoze ntacyo twabura muri uyu muryango, ariko hano ntabwo ari mu rugo rw'abana, ahubwo reka tuze twimure ibyicaro dutarame. Rero MC reba ka kabando tukareba uko tumusindagiza kugira ngo tumugeze hano hepfo. Rero mwarimu nawe yaba dusabira umugisha, kubera yuko aba bantu n'ubundi tugiye kwimura ibyicaro kugira ngo tubereke abana bazataha, kugira ngo dusabire umugisha.